murakoze nyakubahwa padiri mukuru Nyiranimana, namwe bakristu ba paruwase ya Masaka, turagira ngo dufate aka kanya kugira ngo tubashimire kuri uyu munsi mukuru wahariwe nyine kuzirikana ubutumwa bw'abalayiki. Numva rero twavuze byinshi, ni ukubashimira kandi iki gikorwa kuko cyateguwe neza ku buryo bwitondewe, kandi koko ni byiza kugira ngo ubwo butumwa burusheho gushimangira no gushinga imizi, kuko abalayiki nibo bagize kiliziya. Kiliziya itabafite gusa yabifite paruwasi bigizwe n'abakirisitu. Abakristu rero nibo balayiki, abapadiri n'abihayimana, tukaza tubunganira cyane cyane muri ya mirimo yo kwigisha, kuyobora no gutagatifuza abo bakristu. Rero aranyibukije ko iyi nkunga kuri uyu munsi mukuru w'abalayiki yo kugenda igabanywa, irasigara muri komisiyo, indi ikajya kuri diyosezi, tugeraho kuri diyosezi natwe tukohereza mu rwego rw'igihugu. Amadiyosezi rero yose 9 yateranije iyo nkunga, abafite umusaruro muri iyi myaka. Rero wa mugani tugeze muri iyo komisiyo, natwe twaravuze tutari kubundi aya mafaranga ya buri mwaka ntacyo yabyara. Ubwo rero hatekerejwe gutangira gushaka ubutaka i Kibeho. Muzi ko Kibeho buriya hagiye kuba umujyi wa Kibeho, umujyi. Natwe b'i Kigali rero buriya turabyumva, ubundi umujyi wari Nyarugenge, ariko murabona ko umujyi wageze aha hose na za Yabaraye, nabonye ni Nyakariro hakurya hose, kugeza za Nyagasambu. Murabizi ko imbere hari intoki n'iki. Nabo rero bakase umujyi wa Kibeho, nimuvayo kuri 20 muzere abantu hari icyapa cyanditseho ngo Kibeho, ugashyiramo agakato gutya ngo ntibirangiriye. Hariya rero niho dufite ikibanza ku gahanda kajyayo, ni umusozi rero wose. Ahubwo rero ejo bundi twatanze izindi miliyoni 8 bahandi benda kuba dutwara. Turi kumanuka ahubwo tugira ngo hejuru mu mpinga twarawurangije, ngo turi kumanuka tujya uko wafatiwe Masaka, kumanuka hano hepfo ya Ntozi, tugera mu mirima y'ibyayi kugira ngo tubashe kuhatangatanga. Nyiraho twe twumvikanye miliyoni 30 n'enye aho ngaho. Ubwo turahiga rero iyi nkunga tube tugwa mu 8 tube tubafashe, izindi turaziguha mu kwa 8. Iyo ni imihigo rero, akaba bizagira akamaro kiliziya y'ejo hazaza. Ejo hazaza kuko n'umwepiskopi mushumba wa diyosezi ya Byumba, nawe ufite amashagaga, muze ko akiri mushyashya nibwo akigera mu butumwa. Umukozi avuga ati reka dukore. Ubwo rero yavuze ati reka dukore, muyobozi, natwe turakora, namwe mugakora. Ubwo rero gahunda zindi muzagenda muzumva, ubutaka nibumara kuboneka, ndetse n'ibyo duteganya Leo avuze kuhubaka. Dufite n'igitekerezo yuko tuzahabona abandi bo muri kiliziya, wenda tukanafatanya bikaba binini. Ushobora guha indi komisiyo nayo, no kugira ngo bakuru umwe ngo ni abalayiki muri kiliziya, ushobora no kureba abandi mufatanya, kikaba ikigo cya kiliziya kinini cyunganira abakristo bose.
ibitekerezo ni byinshi. Hariya baravuze ngo uburo bwinshi ntibugire umusururu. Uwo mugani dushaka kuwuhinyuza, ahubwo turi benshi dushyiremo imbaraga, dukora ibikorwa by'intangarugero, ari mu rwego rw'igihugu, mu rwego rwa diyosezi, mu rwego rwa paruwasi zacu, mu rwego rw'amasantarari, mu rwego rw'imiryango remezo. Ariko nsoza iyi yubile, umwepiskopi aragira intego yayo, iragira iti yubile ya diyosezi ya Kigali, urugo, igicumbi cy'iyogezabutumwa n'amizero ya Kiliziya. Byose bihera mu rugo, nanabivuze, byose bihera mu rugo. Umugabo n'umugore babanye neza, bagakora ubutumwa muri Kiliziya, n'abana bakamera neza. Urumva ni naho bazamuka nabo bakora Kiliziya, havamo abihaye Imana, abapadiri, ababikira, abafureri, ariko n'abandi niyo baguma mu barayiki, bakaba abarayiki beza, ari inkingi mwamba za Kiliziya. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza. Murakoze cyane. Uwo muco ntugasaze, uzahoreho. Birakomeye rero kugira n'ikindi wavuga nyuma y'ibyiza tuba turi kumva. Ngiye guha umwanya padiri mukuru nka nyir'urugo kugira ngo nawe agire icyo atubwira. Kristo Yesu akuzwe. Nyakubahwa Padiri Ezekiel, ufite mu nshingano zawe abarayiki ari ku rwego rw'igihugu no muri arikidiyoseze yacu, ba Kristo bavandimwe, bashyitsi bahire, Kristo Yesu akuzwe. Muzi neza ko hashize igihe gitoya ku rwego rwa arikidiyoseze ya Kigali twari dufite komisiyo 12 gusa, kuva igihe bazishyiriye kuri 19. Komisiyo y'abarayiki bayihaye mu nshingano zayo imiryango ya Action Gatolika. Komisiyo y'abarayiki rero nta muyobozi yari ifite. Tubiganiriyeho na biro y'inama muri ya paruwase, hano muri paruwase yacu, batekereza kuri Honorable Agnes kumusaba ko yatuyoborera iyo komisiyo. Turabimusaba, arabitwemerera, ariko asigarana ikibazo agira ati ese nzakora njyenyine nta komite mfite yuzuye? Noneho tumaze gusubira mu nshingano za komisiyo y'abarayiki, zimaze kuvugururwa, zivuye ku 12 zimaze kuba 19, usanga komisiyo y'abarayiki niyo ifite mu nshingano zayo imiryango ya Action Gatolika. Nibwo twegereye abari bashinzwe imiryango ya Action Gatolika muri paruwase, bari bafite komite yuzuye, harimo Karake, niwe wari uyikuriye. Karake yaguruka ko mu kanya baberekana na wari uhari, yego na madamu. Karake yakoranaga na Yvonne, bakorana na Storina, ndakeka aracyari mu mirimo hariya. Nahise mbahamagara mu by'ukuri mbasaba, ndabasobanurira, mbabwira ko noneho abarayiki bakuriye babashyize muri komisiyo y'abarayiki, tubabwira ko twasabye Honorable Agnes kuyikurira, niba babyemera bagakorana nawe. Bahise babyemera, Karake yemera kumubera visi umwungirije,
mwabyumvishe Yvonne niwe mwanditsi n'abandi badufasha nuriya Mujene Angelique baba bari kumwe. Komisiyo iratangira. Impamvu mbibabwiye rero nuko umwaka ushize duhabwa Arkidiocese ya Kigali twinjira muri iyi yubile turimo, urumuri ni twebwe twari turufite, twari turi muri yubile y'imyaka 60 paruwasi ya Masaka yari maze ivutse. Urumuri turushyikiriza Arkidiocese ya Kigali, umwepiskopi arushyikiriza imiryango ya Action Gatolika. Natwe urwo rumuri batugezeho rugenda rutambagira, ndumva mu ijambo ya honorable yabigarutseho. Komisiyo ko ari 19 ntabwo bivuze harimo uburyarya, nibyo bihuye n'ukuri. Komisiyo y'abarayiki irakora cyane kuva igihe rwose honorable yatwemereye, kuva igihe yari komite yo kwita ku miryango ya Action Gatolika bemeye gukorana nawe, iba komisiyo imwe, barakora cyane. Barakora cyane ku buryo rwose ntabwo hashira ibyumweru 2 bataje kundeba bangisha inama tubigenze dute. Ntibigarukire gusa kuri uyu munsi, turimo guhimbaza umunsi mukuru w'abarayiki, bituma noneho n'imiryango ya Action Gatolika nayo ikora. Mboneho noneho gushimira abaje bahagarariye imiryango ya Action Gatolika. Dukomeze dufatanye, dukorane na komite ya komisiyo y'abarayiki. Nanashimira abayobozi b'amasantrali turi kumwe, komite yabegereye ya komisiyo y'abarayiki babasaba kubashakira uhagarariye abarayiki muri buri santrali. Byanshimishije kubabona mu kanya rwose, arimo kubasaba guhaguruka. Yego, dushaka nyine kwereka abashyitsi abo abicaye ahangaha. Dukomeze rero dushiremo akabaraga santrali, abayobozi ba santrali mudufashe, abo bavandimwe batwemereye gukora ubwo butumwa mu rwego rwa buri santrali. Murabona ko batangiye n'ubutumwa neza rwose. Uyu munsi ni Jean Claude, umwaka utaha wenda n'undi uhagarariye abarayiki ku rwego rwa santrali nawe kazatugezaho ubutumwa bw'umwepiskopi imbere y'abandi bakristo. Ni experience nziza. Izo komite nazo rwose dushiremo akabaraga. Umwaka w'ikinurabushyo wenda twihaye intego, umwaka w'ikinurabushyo umwaka utaha tuzawusoze umunsi nk'uyu nguyu, tuzahure noneho izo komite, abo bayobozi nabo bafite komite zuzuye muri buri santrali. Rwose mbasaba iyo ntego tuyitahane. Icyo ngiye gusorezaho ni kuri imiryango ya Action Gatolika. Komisiyo y'abarayiki ifite mu nshingano zayo, tugenda tubashishikariza imiryango ya Action Gatolika kugira abana batoya. Abamariyari mwabonye ko n'ababyeyi bacu, hari uwabivuze ahangaha tubyina tuvamo, ariko abana batoya kuko urubyiruko kurubona biragoye, ariko duhereye kuri abo bana bakiri batoya, buhoro buhoro nibo bazagenda babasimbura, nibo barejiyo bakomeye, abakarizmatike, abanyamutima, abanyampuhwe, bazafata runini nyine muri kiliziya ejo hazaza. Nashimira komite y'abarayiki, buri wa gatandatu wa mbere w'ukwezi tujya duhuriza ahangaha kuri paruwasi, abana bose bazakomezwa mu mpeshyi. Imiryango ya Action Gatolika ndabashimira, mwagiye muza muganiriza abana bazakomezwa mu mpeshyi ibijyanye n'imiryango ya Action Gatolika, munabashishikariza kuyinjiramo. Ndimo gushimishwa nuko bamwe abana batangiye kwinjira mu miryango ya Action Gatolika, nubwo abahereza ba misa atari umuryango wa Action Gatolika bari 120, nabamenyesha ko ubu ngubu ari 211. Bihuye n'ukuri rwose, ntabwo ndi kubabeshya. Abana 90 barenga bamaze kwinjira mu bahereza ba misa. Noneho mu bareje ejo bundi baje kundeba bambwira abana ko batangiye kutubana benshi, tudafite abantu babitaho twabigenza gute. Ndabwira kugira ngo mubyishimire, murimo kubona abana bazakomeza
rwose kuba inshuti z'umubyeyi Bikira Mariya, ahubwo mushaka abandi, ntihagire umuntu umwe gusa ubitaho, ariko 2 3 4 wenda n'umugisha. Nimubibona nk'ikibazo abana bari kuza ari benshi, ahubwo mubone ari umugisha. Uko muri hano mwese rero tufatanye ako kabaraga, abana bazi babasange, nibwo buryo twabonye bwo gukomeza kubitaho bamaze gukomezwa. Hato tutazabareka ugasanga twongeye kubabona baje kwigira umubano. Nibwo buryo twahisemo imiryango ya Action Gatolika. Uyu mwaka w'icyungabushyo murabizi twabishizemo imbaraga, kandi komite ya komisiyo y'abarayiki ndayishimiye cyane, bagiye babashishikariza bakabasaba kuza kuganiriza abana, mubabwira imiryango ya Action Gatolika. Dukomereza aho ngaho rero, kandi nabashimira ko mwemeye. Akazuba karabica, ariko ndabona mutarimo no kwinuba, ahubwo murimo kwifuza no kwigumira aha ngaha. Hano ni mu rugo, mwahaguma nta kibazo. Yego, murakoze, murakarama.